dutangiranye ahangaha n'umubyeyi. Uyu mubyeyi arangije aravuga ati wa mwana we wihangane, ibyo ngiye kuba nagukorera uyu munsi ni ibintu bitazigera bigushimisha niyo wakura, niyo warokoka hano ntabwo bino bintu byagushimisha. Ati ubu ngubu ngiye kugusiga hano mu muhanda, imodoka izi kugonge rwose nicyo kintu nakagukoreye, kubera yuko sinkukunda wa cyana we, sigara wicaye hano ubundi njye nigendere. Uyu mubyeyi dutangiranye nawe, uyu mubyeyi yagiraga umutima mubi, arangije afata akana abereye mukase agasiga mu muhanda, aravuga ati mwana urabeho ugire umunsi mwiza nyagasani. Ababyeyi nk'aba ngaba gito nuko yagize atya. Uyu mubyeyi arangije afata inzira asubira mu rugo, aravuga ati mwana muto usigare mu muhanda imodoka ize kuza kukumeneramo. Uyu mubyeyi nta kindi yakoze sibye kugenda akava hano. Uyu mwana muto arangije asigara mu muhanda, ni umwana udafite ubwenge, umwana ukiri mutoya. Uyu mwana akiri muri ibyo, hari igikamyo cyahise kiza gisatira umwana. Ni igikamyo kiri kugenda, gusa akana gato kicaye hano mu muhanda ntago kazi biri kujya mbere nyagasani. Ese biraza kugenda gute? Gusa bidatinze uyu mwana muto ukiri ahangaha, igikamyo kirimo kiraza, hari umumarayika wagize gutya araza, arangije yitegereza kano kana gato, aravuga ati uyu munsi uko byagenda kose byibuze aka kana kankavane mu muhanda, imodoka iri kuza hafi no kugonga kano kana gatoya. Uyu mumarayika aravuga ati ntago nakemera kubona umwana muto nk'uyu imodoka imugonga, ndakora uko nshoboye kose byibuze nkuvane muri uno muhanda hakiri kare. Uyu mumarayika nta kindi yakoze sibye gufata kano kana gato akagafata kakavana mu muhanda kugira ngo iriya modoka itaza kukagonga. Uyu mumarayika yateruye kano kana gato, imodoka nayo yaje ni igikamyo kiri kugenda hano mu muhanda kiza gisatira aho umwana yari ari. Gusa uyu mumarayika yisabura muri ako kanya ava hafi aho ngaho. Gusa wari utwaye igikamyo yagize amakenga kubona umwana muto ari mu muhanda, arangije ava mu gikamyo gake gake. Ni umusore wari utwaye kino gikamyo, ageze ahangaha atangira kwitegereza ahantu hose, aravuga ati hano siho mbonye umwana, siho mbonye hari umwana, ese umwana nari mbonye hano agiye hehe? Uyu musore yarasohotse yitegereza hano hose, abona umwana yabonaga wapi ntawe uhari nyagasani. Arangije aravuga ati reka nisubirire mu modoka, ati hano siho nabonaga umwana se? Ati reka nisubire mu modoka, n'abandi no kubona abazimu, kubera yuko ibyo nabonaga sindi kubibona, none reka nisubire mu modoka. Ntago narinje gutabara, ariko none ndebera mbuze ibyo narinje kureba. Yari ari kubona akana gato kari mu muhanda, yaraje hano aje gutabara, none asanze umwana adahari. Aravuga ati kanigire mu modoka nigendere. Uyu mugabo nta kindi yakoze sibye kwinjira imodoka akirukanka akava mu nzira, kubera yuko nawe uramutse ubonye ibintu nka biriya wagiramo ubwoba ugatinya. Uyu mushoferi arangije yatsa imodoka ye aragenda. Umubyeyi gito wasize uriya mwana arigendera, nawe ajya imuhira ataha ameze neza. Abagome baracyarimo abantu mwe, gusa iyi modoka iragenda. Barakwereka wa mubyeyi wasize wa mwana mu muhanda, ageze mu rugo aratashye ameze neza. Atashye avuga ati uyu munsi ndabikoze, nizere ko umugabo wanjye ataraza kunkeka kare njye nakoze bino byose. Mana yanjye umfashe byose bize kungendekera neza. Umva amagambo y'uyu mudamu. Gusa uyu mudamu urimo ashinyagurira kariya kana abereye mukase, aravuga ati kariya kana ntabwo njye najya nkarira buri munsi, umugabo wanjye ntabwo yakansigira ngo gahore kanisha umutwe. Araseka aramwenyura arishimye, yumvishe ko ibyo amaze gukora ngo ari ibintu byiza, gusa ibintu amaze gukora ntabwo ari ibintu byiza. Uyu mudamu akomeza kuzaza muri salo avuga ati rwose uyu munsi mbikoze neza, ntago nzakomeza kurera kiriya kigo cy'icyana, nari maze no kukirambirwa, kubera yuko ntago nakomeza kwihanganira guhora mfite uruhinja kandi ntabyaye.
ntabwo nabyihanganira. Uyu mubyeyi yarangije aza gake gake, ndetse ahangaha yari amaze gukora ibintu bitari byiza, ibintu utakwishimira gukora wa muntu we. Gusa haravuga ati karakara tukaneshaga umutwe nta kigenda cyako. Gusa umugabo wanjye naze kunyeka ndamubwira yuko umwana namubuze, nuko disi yageretse akaguru ku kandi. Gusa wa mumarayika yazanye wa mwana kuri rwa rugi aho uyu mudamu ari. Uyu mudamu arangije aravuga ati wa mwana we, ndabizi neza ko papa wawe ari hafi gutaha, ngiye kuba nagushyira hano ku rugi, papa we araza kuhagusanga. Uyu mudamu ari ahangaha ameze neza, gusa akiri muri ibyo ngibyo yatangiye kumva hari umuntu uri gukomanga. Aravuga ati ariko se umuntu unkomangiriza isaha arifuza iki, ko nzi ko n'umugabo wanjye atarataha. Arangije aravuga ati reka 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 mwihorere, wasanga ndi no kumva ahandi ntago ari iwanjye. Uyu nguyu aravuga ati rwose nabigenjeje neza, kariya kana nakavanye mu nzira, nta n'ikindi kintu bazambaza. Ati nabikoze nk'uko byagakwiye gukorwa. Uyu nguyu akiri muri ibyo ngibyo avuga ati byibuza ku nshuro ya mbere mbigenjeje nk'uko nabyifuzaga, mbega ukuntu kari gakanuye amaso. Gusa barakwereka wa mumarayika yagize gutya, afata ka kana gato agashyira hano ku muryango. Arangije aravuga ati mwana muto, ndabizi neza ko papa wawe ari hafi gutaha. Ati uriya muntu wakoze ibintu bitari byiza akagira nabi araza kumirwa nabona uri hano, kubera yuko ngiye nkoze inshingano zanjye. Bantu mugira umutima mubi mugategura ibintu bibi byo guhemukira bagenzi banyu, mujye mumenya yuko Imana nayo iba iri gutegura ibyiza. Uyu mumarayika arangije arakomanga. Gusa urimo ahangaha mu nzu yatangiye kumva hari umuntu uri gukomanga. Haravuga ati ariko se umuntu uri kunkomangira ninde muntu wankomangira aya masaha, ko numva ukomanga cyane nk'aho ushaka gukuramo urugi, wajya ukomanga gakeya. Uyu mudamu ugira umutima mubi nuko yageze atya arasohoka agiye kureba umuntu uri gukomanga, kandi akana yataye mu muhanda. Hari umumarayika ugashyize ku muryango. Gusa uyu nguyu akiri mu gukomanga arangije aravuga ati byibuze reka nizere ko wabyumvishe, reka nigendere, ndabizi neza ko nubona uyu mwana uraza kumirwa. Uyu mumarayika nta kindi yakoze sibye kuvuga ati reka ngende, uyu mwana reka musiga ahangaha, ndabizi neza ko uraza kumubona nyagasani. Barakwereka uyu mumarayika ubwo ngubwo yafashe icyemezo cyo kuba yava ahangaha akiburisha, kuko yari yaje mu ishusho n'ubundi ya marayika. Ubwo akana gato kasigaye ahangaha kicaye kameze neza, ko ni akana gato kadafite ubwenge, katazi icyo gukora, kameze nk'akari gukina filime. Ntago kazi ibyo ari byo, ntago kazi ibiri kujya mbere, ntago kazi umwanzi cyangwa umukunzi. Gusa papa wa kariya kana yagize gutya arataha, atashye imuhira. Ageze ahangaha abona ka kana ke disi kari hano, haravuga ati ibi ntago bishoboka. Ese uyu mwana yaba ari kumwe n'andi hano koko? Ese byaba byagenze bite? Nuko yagize gutya aterura kano kana gato, aravuga ati mwana wanjye, ese kuri hano wenyine kuri hano wenyine, mama wawe ari hehe nyagasani? Uyu mugabo arangije aterura akana atangira kuba yagakinisha, areba ahantu hose ngo arebe ko nta muntu waba uri kumwe n'uyu mwana. Aravuga ati si uyu mwana yari ari hano wenyine koko? Ibi ntabwo bishoboka, ntabwo uyu mwana yaba ari hano wenyine, kandi njye mbizi neza. Gusa uriya mudamu yarakinguye, arangije aravuga ati yamor sheri, ati se bite byawe ko umwana musanze hano, byagenze bite? Uyu mudamu bakomeza kumubaza ati uyu mwana ko musanze hano hanze byaba byagenze bite, kandi we nkaba mbonye turutse mu nzu, uyu mwana ntabwo yari yagucitse koko, kandi ibyo bintu narabikubujije. Uyu mudamu ati mbabarira pe, ubwo narindi mu nzu
umwana yari yancitse gato, hari ibyo narindi gutunganya mu nzu. Wa mumarayika ari kubitegereza. Uyu mudamu aravuga ati nari mfite ibintu byinshi pe narindi gukora, nanjye ubu ngubu nari nsohotse ngiye kureba aho umwana aherereye kubera yuko nari mubuze mu kanya gato. Uyu mugabo aravuga ati wa mudamu we, ujye umenya uyu mwana, ujye umenya yuko mama we namubuze mu buryo butunguranye. Uyu mudamu harababwira ati ndabizi ndanabyumva, ati uwo mwana nyine urabizi ko abana barakubagana, nanjye ntabwo namenye ngo yasohotse ryari kandi umbabarire. Uyu mugabo uri ahangaha yumva ibyo madamu ari kumubwira, arangije aramubwira ati aratuza, aramubwira ati nta kundi niko bigomba kugenda. Gusa umumarayika uri ahangaha we yababaye agahinda kamwishe. Uyu mudamu abwira umugabo ati sheri ngwino mu nzu tube tubiganiraho, ureke kuguma hanze kubera yuko ntabwo ari wo muti w'ikibazo pe. Uyu mugabo agira gutya avuga ati mwana wanjye ndahari ku bwawe, nta hantu na hamwe uzigera umburira pe, ibyo ngibyo ubimenye. Uyu mugabo arangije nta kindi yakoze sibye kuba yakinjira mu rugo. Uyu mudamu aravuga ati sheri nari nkukumbuye mwana muto, mwese nimuze mu nzu. Uyu mudamu twabonye ko yashatse kuba yakica kano kana gato ariko bikaza kumwangira. Uyu mugabo arangije yinjira mu nzu ariko afite amakenga, ari kwibaza ibiri kujya mbere. Gusa wa mumarayika wazanye wa mwana wari hafi ahangaha arimo kubacungira hafi ngo arebe ko ibyo bari buze gukora. Uyu mugabo yicaye hano mu rugo ameze neza, hari kuvugira kuri telefone ndetse ateruye n'umwana mutoya, avugana n'umuntu ateruye umwana muto. Disi ni akana ke, mama we yaje kwitaba Imana w'aka kana, nibwo uyu mugabo yaje gushaka undi mugore noneho ngo amufashe kurera kano kana gato. None umugore yaje gushaka ni umugore ufite ubugome. Uyu mugore arangije aza aravuga ati sheri reka mbe ngufashije uwo mwana, ndabona uri bize uri kuvugira kuri telefoni. Uyu mudamu nuko yagize atya arabwira sheri we ati nyine naba ngufashije kuri uwo mwana kubera yuko ndi kumva uri kuvugira kuri telefone, ndabona bisa nk'ibikubangamiye, waretse nkagufasha uwo mwana akareka kukuderanja. Uyu mugabo ari kuri telefone, hari umugabo bari kuvugana kuri telefone. Uyu mubyeyi arangije aramubwira ati zana ngufashe, zana mbe ngufashije kuri uwo mwana. Nuko uyu mubyeyi yaje gake yegera umugabo we, nibyo ari kuza atekereza avuga ati reka mufashe ururwana na muri sindukunda. Ni umugore ureba nabi, ibigaragara ntabwo akunda kano kana gato. Arangije yegera umugabo we atuje gake gake yitonze areba kino cyana uyu mugabo arimo abwaniriza. Aravuga ati iki cyana sinyikunda. Arangije aravuga ati sheri reka mbe ngufashije kuri uno mwana, ndimo ndabona ariko kuderanja, reka mbe mugufashijeho maze ukomeze uvugire kuri telefone atakuderanjije. Gusa uyu mubyeyi ntabwo ari umuntu mwiza, ni umuntu ufite ubugome. Uyu mugabo aramubwira ati mujyane nanjye nkomeze mvugane n'uwo turi kuvugana nawe, n'ubundi yanderanjaga pe. Uyu mudamu arangije aravuga ati mwana muto ngwino tube turi hano hirya, ngwino tube turi hano muri korodoro. Nuko yamujyanye. Uyu mugabo yasigaye ari kuri telefone ndetse umuntu bari barimo bavugana aramubwira ati uretse gato ndaje nkuvugishe. Uyu mudamu ageze ahangaha arimo kugenda aravuga ati ese umugabo wanjye avuye kuri fone? Aravuga ati mwana bite mwana muto, ngwino tugende nywa amata uyinywere. Gusa uyu mugabo akiri ahangaha arimo yandikirana n'umuntu kuri telefone, agatima gakomaho. Aravuga ati uyu muntu ariko kuki handembya koko, ni umuntu bari kuvugana kuri fone uriya mugabo. Gusa uyu mugore arangije aravuga ati mwana muto reka tuza nkujyane hariya hirya nkubwire icyo nagushakiraga, sibyo mwana muto. Uyu mubyeyi uri ahangaha, umubyeyi gito, umubyeyi wagiraga ubugome butabaho. Gusa uyu mugabo arangije aravuga ati sheri uncubijeho uwo mwana gato, ndumva nshaka kuba ndi kumwe nawe pe, ndebere. Gusa uyu mubyeyi arangije ahereza umwana, arangije aramubwira ati mwana mutoya nari ngukumbuye pe. Uyu mugabo
nari ngukumbuye mwana wanjye rwose, ukuntu nari maze amasaha menshi nakubona, kandi mwana wanjye ndagukunda bya nyabyo. Uyu mugabo nuko yagize atya ajyana umwana muto, gusa uyu mugore ntabwo abyishimiye. Ibi byose ntabwo yari abyishimiye, byabaga atabyishimiye habe na gatoya. Gusa arangije aravuga ati nabundi nzakora uko nshoboye kose, nzagushyira hasi, bizarangira nkwishe, ntabwo uzambanaho. Uyu mugore n'umutima mubi yagiraga abona ibyo byose, arangije aravuga ati se nkora iki kugira ngo kino cyana gipfe kive kuri ino si, kubera yuko umugabo wanjye aho kugira ngo anyiteho yita kuri kiriya cyana. Uyu mugore nibyo bintu byamubabazaga. Gusa hari umumarayika ukiri muri uru rugo, ukiri kubacungira hafi. Uyu mugore atangira gutekereza ikintu yakora kugira ngo yikize uriya mwana. Gusa uyu mugore arangije aravuga ati byibuza ntekereje akantu keza, reka mfate aya mata uriya mwana agiye kunywa, nindangiza nyavangemo aside, uriya mwana naza kuyanywa aze gupfa. Undebere neza ubugome. Uyu mubyeyi arangije afata amata uriya mwana agiye kunywa mu kanya, haravuga ati amata reka nyaruge birangire, ndabizi neza ko urw'uyu munsi rwo ntabwo urarokoka pe. Umumarayika uri hafi aho uri kubicungira hafi, uyu mudamu arangije aravuga ati kuri iyi nshuro ntabwo uri buze kurokoka, ibyawe byose biraza kurangirira hano, nuramuka unyweye kuri ano mata, reka nshaka ibyo nshyiramo byose, nashyiramo ikinini cy'imbeba, navangamo ibiki, icyambere ni uko ugomba kuyanywa ugahita upfa, ibyawe byose bigahita birangira. Nuko yagize atya afata imiti basiga inkweto, nimba witegereza neza yafashe siraje, arangije atangira kuvanga n'amata kugira ngo byibuze umwana nabinywa ahite arwara ndetse agere n'ahantu apfa. Undebere neza witonze. Uyu mubyeyi gito arangije aravuga ati kuri iyi nshuro ntabwo uri muze kuncika, ndabizi neza ko ibi ngiye kugukorera biraza kukwica, ntabwo uri muze kurokoka pe. Ibi ni ibintu napanze kandi napanze ntuje meze neza. Uyu mubyeyi nta kindi yakoze sibye gufata iriya siraje agatangira kuyivanga n'amata, aravuga ati ibi byose biragenda neza, ntago uri buze kurokoka. Uyu mubyeyi umutima mubi yagiraga yagize atya atangira kuvangavanga amata na biriya biti by'imikara bya siraje. Gusa uriya mumarayika ari hafi aha, ari no kubacungira hafi, ari gucunga byose biri kubera muri uru rugo, arimo kubibona. Uyu mubyeyi arangije akajya acunga ngo arebe ko umugabo we ataraza, arangije avanga buriya burozi, biriya bintu bibi cyane byica, abivanga n'amata y'umwana. Undebere neza witonze. Arangije aravuga ati byibuza ndabikoze, ubundi kuki natigeze ngira agatekerezo keza nk'aka ngaka koko. Gusa umumarayika uri hafi aha ese araza gutabara umwana? Reba filime we gusa. Uyu mumarayika arangije aza gake gake, yaje yegera ahantu bavangiye biriya bintu by'uburozi, aza gake gake. Ubundi ngo uw'Imana igifiteho umugambi ni ahantu ajya, reka batwereke ukuntu byose birarangira. Uyu mumarayika ageze aha ngaha atangira gufata bibero ndetse n'ikamwe umwana anyweramo, aravuga ati ibi byose wari ubikoze kugira ngo wice uyu mwana koko? Uyu mumarayika hari ukuntu yarigise amera nk'ubura. Gusa barakwereka uyu mubyeyi ageze aha ngaha, uyu mubyeyi aravuga ati ku inshuro byibuza byose mbigenjeje neza. Yafashe bwa burozi arangije abuzana hanze kugira ngo abujugunye ntihagire umuntu uza kumenya ibyabaye. Arangije aravuga ati byibuza kuri ino nshuro ibi ngiye gukoresha nta muntu uraza kumenya ibyo ari byo, reka nze mbijugunye ku buryo n'umugabo wanjye aramutse akoze inyete, aramutse akoze iperereza, ataza kumenya ibyo nakoze. Nuko yagize atya ajugunya buriya burozi muri puberi. Undebere neza witonze. Gusa wa mumarayika ukiri aha ngaha ibyacu ntabwo bitinda, yagize gutya afata ya bebero bashyizemo uburozi, arangije aravuga ati ibi byose ni umwanda,
wifuje kwica uriya mwana muto, ariko ntabwo bizigera bigukundira. Upanga Imana nayo ipanga. Gusa uyu mumarayika yagize atya, arangije amena ariya mata bari bamaze guhumanya, yarayamennye, arangize yoza aka gakombe neza kugira ngo nyine uriya mwana ataza guhura n'ibibazo. Yatangiye kukoza, akoza umumarayika. Uyu ni umumarayika waje gutabara. Hano ibintu bimeze nabi, muri uru rugo harimo ibibazo byinshi. Uyu mumarayika arangije akajya yoza avuga ati, wa mubyeyi we, n'abundi ugira ubugome, ariko ubwo bugome n'abundi uzapfa wihambe. Uyu mumarayika nyine nibyo ari gutekereza aha ngaha, avuga ati abantu nkamwe mugira ubugome, n'abundi murabeshya pe, ntacyo mwakora ku cyo tutashatse kandi ku kitarateganyijwe ntacyaba. Uyu mumarayika arangije yafashe agafu nyine kamwe k'ifu bavanga n'amazi bacugusa bikaba byavamo amata. Aravuga ati, byibuze wa mwana we, ku iyi nshuro uraza kunywa ibintu bimeze neza, kubera yuko wari ugiye kunywa ibintu bihumanye. Ati, uwo mugore ntabwo agukunda habe na gato, kandi ndabizi neza ko biraza kugenda neza, ntabwo araza kumenya ibiri kujya mbere. Uyu mumarayika nta kindi yakoze sibye gufata ibyo bari baroze akaba yabikuramo agashyiramo ibitarozwe. Arangije aravuga ati, byose reka mbigenze nk'uko nakabigenjeje, mbikore neza. Uyu mumarayika nta kindi yakoze sibye gukora ibyo ngibyo, akongera agashyiramo amata. Bivuze ngo uriya hemu naramuka aze ntabwo aramenya ibiri kujya mbere, ntabwo ari buze gusobanukirwa neza ibiri kujya mbere. Bidatinze uyu mumarayika yagize gutyo asubira hamwe yari ari, aravuga ati, ibyo nkoze byose nizere yuko mbikoze nk'uko nagakwiye kubikora, ntabwo ibi nkoze ari ibintu bibi pe, bigomba kugenda neza nk'uko nabyifuje. Umwana muto agomba kuza kunywa ano mata ameze neza. Uyu mumarayika nta kindi yakoze sibye gufata ya mata akayasubiza hahandi. Aravuga ati, byose mbihaye umugisha, bize kugenda nk'uko mbyifuje. Uyu mumarayika yagize gutya arabura. Gusa muri ako kanya wa mudamu yagize gutya araza, wa mudamu nyiramupaya yagize gutya araza, arishimye, yari avuye kujugunya aside yakoresheje aroga ya mata. W'icyazi nuko ayari amata yaroze, ntago azi ko hari umumarayika wabikoze agatabara. Ageze aha ngaha atangira kuvangavanga, aravuga ati, byibuza kuri ino nshuro reka mbivange mbishyire sheri wanjye abihereze kari akana gatoya. Barakwereka uyu mugabo ari hano ari kumwe n'uno mwana muto mu cyumba barimo baganira bisanzwe. Uyu mugabo avuga ati, mwana muto, kubona uri gukura vuba, ati mba nagiye mu kazi mwana muto, gusa buri kimwe cyose nakagukoreye mba nagikoze. Uyu mugore yarakinguye muri iki cyumba, aravuga ati, sheri, nari nkuzaniye amata y'umwana, niba nta kibazo wayifata ugaha kuri uwo mwana, natekereje ko yaba yashonje yishwe n'inzara. Uyu mubyeyi nta kindi yakoze, twebwe icyo agamije turakizi. Arangije aje muri iki cyumba aravuga ati, sheri, urakoze cyane. Nuko umugabo yagize atya, we ntabwo yari azi ko uyu mugore yanga uno mwana mutoya. Arangije aravuga ati, urakoze cyane rwose, ubikoreye igihe wagira ngo wari uzi ko uno mwana ashonje. Nuko uyu mugabo arangije ahereza uyu mwana amata, aravuga ati, mwana muto, inywere rwose ku mata, urabizi ko mama wawe yagiye hakiri kare. Gusa barakwereka uriya mudamu ari guhengereza ngo arebe ko byibuze uriya mugabo ahereza uriya mwana amata agahita apfa bikava mu nzira. Nuko disi uyu mugabo yagize gutya aravuga ati, mwana muto, ese wanyweye amata? Nyagasani arwana no guhereza umwana amata. Gusa uriya mudamu azi ko aya mata akiroze, ntago azi ko hari umuntu wabikoze neza bikagenda neza. Uyu nguyu ari guhengereza, ari kureba ko umugabo we yahereza uriya mwana amata kugira ngo agende azi ko neza uyu mwana arahita apfa. Uyu mugabo nta kindi yakoze sibye kugumya guhereza umwana amata. Nyagasani
kugira nabi kuri ino si ntacyo biba bivuze pe, nabundi ugira nabi ugasanga ari we wihemukiye. Uyu nguyu aravuga ati ndabikoze, ibi byose bigenze nk'uko nabyifuzaga, ubu ngubu ndabishoje, reka nizere ko mu minota mike kariya kana gahita gapfa. Uyu